uko ngukuri agutahana ni mateka mashya. Yesu ndamubashimiye yarandebye ngirira imbabazi. Ntabwo burimo tuganira wenyine wasanga butarimo, ariko mu Mana mfite abahungu babiri n'abakobwa babiri. Mumbugire amen. Mana yitwa igitangaza, yitwa ishobora byose. Mana irabasha, mumbugire irabasha. Yabashije ibyanjye ikama abana bane, yabashije ibyanjye ikambere ziriya niga twabonaniye mu kabari. Yatsanze hariya kwita ku kivu hari na hepfo yaho gato hari abita byose, hari n'abandi bita kwa mirimo. Utwo twari tubari dukoreramo ducanga tukazamuka muri dohandi tureba zose uko zimeze tuzisura. Hanyuma rero aho ngaho twabonaniye twari amabebi yabo, twajyaga duhinguka tuvuye aho ngaho muri ubwo buzima mu rugo maze kwitegura, twiteguye neza, twisize, twambaye umukono wazi na mini, twajyaga twambaye imyenda igaragaza ibyo tudandaje. Icyo gihe muri bibiri dore ngabo batwitaga abadandaza magara, indaya zo muri bibiri zitwaga abadandaza magara. Hanyuma iki gihe ngo zitwa indangamirwa, twazantumye ngo twe turi indangamirwa mani, ngo twahinduriwe izina, ngo ariko ibiciro byaramanutse mu gihe bitubwira niga hejuru ngo izi turebe. Ndashimira Imana yampamagaye ibiciro bitaramanuka, bambwiye ibiciro bakorera asanga ntacyo nakoreye. Twari dufite ibiciro muri bibiri, none agahunga karuye zihanganiza iki gihe amamenegare yarazamuka. Ntabwo byoroheye abagabo, barambwiye ngo n'abakiriya barabuze, bakomeze babure cyangwa baboneke ntibabuge. Natuma tubahombye, ibyo mudandaje mubizane kwa Yesu, natwe Yesu yaratwakira tugirira neza. Yesu arakiza. Bambwiye ibiciro bagura asanga Imana yagira neza, n'amaga ibiciro bitaramanuka. Twajyaga dusanga aya manigara yo ku mihanda badutegereje aho ku tubari, tukabahagera bo bahageze mbere bambaye amapaketi, bambaye rugabire zibiri umunani, bazigenderamo gutya nk'abagendera mu bunyeri, batumye iburi yuzuye. Icyo gihe yaragezweho wevuze iriya nigara gifite amaherena, yambaye amaherena, vinete ziba bitura urumogi, ndasanga aho yasize amahina, itegereje amabebe aho ku mihanda aho bita ku mubumbe. Hanyuma tukaba turahindutse n'abakobwa rero, bagahita badusanganira turura twikaraga batwituma mu ikarago tubijugunyaho, bagahita batangira kudukanagana. Ndashimira Imana imitongo y'iki gihe yumvishije ntabwo irimo, y'iki gihe ngo ni ibisukari ni ibijyane, ariko ibyacu byari ibirungi, twari iby'ibirungi bitumba ibineke, turi ibintu by'ibinyomoro. Kajya kuri umukobwa w'ikinyomoro bagukanagana buri kinyomoro ni ikironji ni igitumba. Aya maniga yacu yatuhaga imitongo tuvuga ngo turi ibinyomoro, turi ibironji, ariko muri igikombe cy'ikineke. None iby'iki gihe ngo ni ibisukari ni ibijyane, z'iki gihe zirarushye, z'iki gihe ibintu byazo byose byaramanutse. Z'iki gihe aya maniga adukandakanda, agahita twinjiza mu tubari, bagahita badutereka za kanyanga, bagahita badukeshereza isake ebyiri. Njye nahazwaga n'isake ebyiri zirimo ibiro bibiri by'umuceri. Icyo gihe nicyo byitwaga igisafuriya muri bibiri. Ni abagande bari babizanye igisafuriya kirimo inkoko yokerejemo umuceri, bakayidodesha umushipiri n'ibirungo, bakayotsa umuceri ugahiramo. Banzaniraga isake ebyiri ku iparato ndibebe nkasamba, ariko nariye. Z'iki gihe zirashonje, zihangane ni muri ekono. Z'iki gihe baragukubita irindazi, bagukubita supadipe hariya, ngo nawe ugukoze ibyaha. Ibyo byaha byawe uri gukora urabikorera ubusa. Yesu yicaye ku iriba, kugira ngo Yesu yicaye ku iriba. Iriya niga rero twarakubitanye, ngo indebye mu mabebi hariya Nyabugogo yose yicangagamo, irambwira ngo mani bebi naragupfutse mu mabebi ya Nyabugogo yose, niwe nzanakunze, nzagushyira no mu mago umbere mama w'abana. Nambwira ni Imana niga nanjye ndagupfutse, ariko ntabwo twabana nta ndaya yubaka, twe ntabwo twubaka. Cyakora tuzicanga muri kaburimbo tujya tugendana gusa, turya icyo bitize kurya isi n'urugendo rutarurya. Najyaga nk'ikiguza nk'umumama nkamushikuza isakoshi, nkahita ninaga mu mazi, nayageramo nkahita ncubira, nkacubukira hepfo nkasuhuza mama, mama bite nkagera nkuri, nkongera nkacubukira purize, nkongera nkagupepera Mary n'isakoshi yawe, nkagera nkuri yewe, nkongera nkacubira. Ntuzuraza gusa turize
za marine twinaga mu mazi. Yesu araruhura, Yesu araruhura, Yesu araruhura. Muri icyo gihe myaka 13 hahise haza abagande hano mu Gatatu. Bariya baje ndi bafite imyaka 13 baza bacuza pièce de rechange bashyira ibikontineri ku mihanda. Twari turi amabebe rwaratumenye tutabona neza. Twari umuntu ureba ariko atareba batabona rwaramumenye. Ariko Yesu arakiza. Nawe Yesu yagukiza ukongera ukareba neza, natwe turi kureba neza. Babaraje baza bafite ikintu cyitwa inoti. Bamwe muri bo bafite amafaranga yabo kandi bashaka abakobwa b'Abanyarwandakazi, ariko bamwe muri bo bafite na sida. Biroha mu bakobwa b'Abanyarwandakazi hariya mu Gatatu. Abakobwa barashira sida zirabica, abandi babajyana ibigande barasara. Hanyuma natwe tuba turagwaritse. Muri icyo gihe nibwo bahise bantora mu Kidenga, bahise bantora ama visi perezidante w'intara birazigira komite. Visi w'intara ninde? Visi w'izina ntabwo yanyiyereka. Perezidante bamujyanye wowe. Twagiraga komite nyobozi, bahise bantorera ubuvisi. Mu minsi mike perezidante wanjye barapfuye, apfa yishwe na sida. Turagera turamushyingura turamubwira tuti Imana wowe Mana turi intwari y'indaya, natwe tuzagusanga ayo Mana. Turamushyingura gitwari nk'indaya ivuye muri twe. Yari perezidante. Niho bahise banyita Jama rero, nyita nitwa Umujama. Umujama yari umukobwa ki? Wabura umukobwa n'urumogi rurenze urw'abandi, niyo mpamvu mwumva n'ijwi ryapfuye. Nanyweye urumogi urugero uyu munsi none bakoze ubushakashatsi basanga umwotsi ari futake. Umwotsi umumara n'umuntu imyaka 6. Ureba imyotsi rero nko ku myaka 9 kugeza ku 18. Urumva narayicumye niyo nkunyuzaho rukuyemo ndakumenya. Ndabona agiye nyiraho rubarimo aribwo twamenyanye. Ariko ntabwo twazamo no kubaha ribu, twazamo no kubaha Yesu. Mumvugire ngo amen. Kandi Yesu, nyuma ya Yesu hari izindi nzego. Nyuma ya Yesu hari ubundi butabazi buzatabara ubuzima bwawe. Kuko uri umuturarwanda kandi niwe mutungo w'igihugu. Niwe mutungo w'igihugu. Ntabwo igihugu cyakomeza kurebera wowe. Urazwi, raporo yawe irazwi. Uyu munsi nutitabira Yesu kwiriba, hari izindi nzego uzashyikirizwa. Kandi uko niko kuri. Yesu arakiza. Ndashimira Yesu wangishije kandi akampamagarira kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza. Mbwire bose barurembye ko Yesu akiza umurembe. Yesu arakiza. Muri ubwo buzima twahise turwarika turaremba, turagenda turwara ibyuririzi, sehashwe iradufata. Mama ahita ajya kundwaza, afite agahinja n'inda mu nda. Arandwaza, mama ari umurokore, akajya arira akabwira Yesu, Yesu ko wambwiye ko uyu mwana wanjye azagukorera, ko wambwiye ko uzamukiza. Nubwo mutubona dusa nawe ariko ntabwo twebwe amakuru dufite ari ayawe. Nubwo mubona turya rimwe ariko dufite amakuru yo mu ijuru. Mama yari afite amakuru, nubwo nari mu nda y'abagabo banyu ntariya Kimbere, ariko mama yari afite aya makuru. Uzi ko udafite ugusengera nawe ntiwisengere. Niba udafite ukujyana imbere y'Imana wowe wakwiyizana. Mumvugire ngo amen. Nagize umugisha, mama ngirayo arandirira, andwaza ndirira, ndaremba. Sehashwe yashyira mu byuma bya ekogarafi, basanga ubuzima bw'umukobwa bwararangiye. Baravuga bati uyu mwana yatangiwe ari umwana, none uyu ntazabyara, uyu ntiyashaka. Binarabaye nabi. Nabonye aho bavana ubugingo muri we bakarwanika bakarugarura muri we. Nabonye aho umuntu abura akirukira umuntu n'ikigo Uwiteka mwibuka. Nimubona Yesu adukarabije turi kumwamamaza dukuye kure. Reka tubivuge Yesu aratusuye. Twebwe turasute, turabasukira kwa Yesu. Kandi kwamamaza ibyo ntabwo bidutera isoni. Abantu benshi bajya bamamaza kuri YouTube bakamaza ku maradiyo. Kuki uvuga ibyo ngibyo? Impamvu ya mbere nuko Yesu ankijije uburaya. Yesu ankijije uburaya. Impamvu ya kabiri nuko adateganya gusaba indaya, ntabwo mbiteganya. Niyo mpamvu ituma mvuga ibi. Impamvu ya gatatu ni ukugira ngo abantu bamenye ubumana bw'Imana. Kuko Imana irabasha, kugira ngo irabasha. Irabasha! N'ibyawe yabibasha, n'abawe yababasha. Haleluya. Nanjye Yesu yarambashije, abasha n'imibe yanjye. Igihe kigeze mama ndwaje, mbafata ibihe byo gusenga. Imana iramubwira ngo ndacyari ya Mana idahinduka. Jambo navuze ku mwana wawe ndaririnze kandi ndibindanye nawe. Imana itakangana biracitse. Haleluya. Mbikubora Imana ikubwira ngo ngira imbindanye n'ijambo yavuganye nawe.
ariko Imana idatinya ibibero. Twebwe turi ubwoko buturi kwabo, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yarose idukura mu mwijima idushyira mu mucyo wayo w'itangaza. Haleluya! kugira ngo tuhamamarize ishimwe ryaduhamagaye, ikadukura mu mwijima ikadushyiza mu mucyo wayo w'itangaza. muvugire ngo amen. twebwe cyane twari ubwoko ariko uyu munsi turi ubwoko bw'Imana. twe tutarakabariwe ariko umunsi twarababariwe. Imana ishimwe cyane. mama Imana ivugana nawe, bamuhaye ifoto ya ekogarafi igaragaza uko ameze, ubuzima bwararangiye. hari igihe ubona ko amenyo ntayo ugifite, umutware yabivuze, amenshi afite mu kanwa ye n'amaguru ariko ntayo abika, nyine nuko aje abigenza ate? buri wese aba afite agakovu kahavuye. ariko Yesu ni mwiza. hari igihe uvuga uti ko ufite sida Yesu nazazikiza. hari igihe uvuga uti ko bamenaguye mfite ibikomere Yesu akiza n'ibyo bikomere. wowe ngwino kwiriba gusa umubwire ko Yesu akugirira neza. muri niba utari bafite n'ifeza ariko muri Yesaya yatubwiye uze wo gutanga amafaranga ku nzoga, wo gutanga amafaranga kugura indaya, kuko ugura ibyo kurya bitari ibya nyakuri. gira umwete wo kuza Imana iri nibwo urabona ubuzima. Imana ishimwe cyane. ndashimira Imana yampaye ubundi buzima. muri ubwo buzima mama afashe ibintu byo gusenga, Imana yamubwiye ngo ni ukuri. njye navuganye nawe ndabirenze kandi mbirengeranye n'umwana wawe. uriya nzamwibahishiriza ubu mundeba ku isi yose. niba mbabwira ko Imana yanyibahishirijeho, Imana yanyibahishirije. mumvugire ngo amen. Imana yanyibahishirijeho. Mana igira mama uriya nzamwibahishiriza, uriya nzamuha urugo kandi rwiza, uriya nzamurobanurira umugabo umukwiriye. iniga yanjye niyongera izera.